hano tuba twinjiye mu mva ya Yesu. Ubu mwese mwapfuye. Ubu mureba turi hano twese twapfuye. Twinjiye mu gituro cy'umwami. Iyo utari hanze no mu nzu burimo dore umusaraba. Ubu turi mu gituro. Iyo umuntu apfuye bamusigira umusaraba. Ubu korodi utubona twapfuye. Twinjiye mu gituro cya Yesu twapfuye. Haleluya! Hako mwaje tugakora nk'abapfuye koko. Eka mvuga utuntu duke hanyuma dusenge. Ndatuvuga nirukanka. Imana intabara. Haleluya! Ariko muze twihangane dukora imirimo ye igishira abavandi. Neza akamodoka. Ngeze hirya ndavuga ati aho kugira hanyuma kwizera kutagira imirimo ni baringa. Kwizera kutagira imirimo kurapfuye ni kubaho ni guhumeka. Kwizera kutagira imirimo ni kadahumeka barindishije inyanya. Mujewe ngapfa kurereriza Yesu biriheze. Niba bidakora ni kadahumeka. Irinzi iki? Kandi irinzi inyoni. Nanyuma inyoni zamenya ko ari kadahumeka zikitumaho. Iyo kwizera kutagira imirimo kuba kumeze nk'imbuto z'ibipupe narazibonye mwarazibonye ku kirugu basigaye bakora ibirugu bifite pome z'umutuku icyatsi ubururu z'inkorano umuntu yasonza n'agasorome. Kwizera kutagira imirimo kumeze nk'imbuto z'ibipupe. Dukora iyo mirimo ye n'urukundo n'umwete mazishize tuzavuge tutimwa mutwa dukore iyo mirimo ye n'urukundo n'umwete mazishize tuzavuge tutimwami dukore iyo mirimo ye n'urukundo bazishize igishira burya tutimwami. Abagabo dukora n'umwetewe ishize igishira. Tuba dukomeje nuko ari iminota ganyu mwese. Hanyuma dushimiye Yesu ko muri iki gitaramo cyitwa ifoto yongeye kungarura kugira ngo dufatane selfie na Yesu. Imana ihimbazwe. Hanyuma ku bashyitsi nitwa Claudette Mukahirwa. Nababaye ko ntigeze mbumva. Simubizi ko dukundana ndabakunda cyane ariko ndaza kuzisubizamo hahandi nubwo bitaraba bimeze nk'hano ariko ndongera nzisubizemo barebe basi nimara gahinda. Haleluya. Kiriya cyari rero nabyo biramfashije ibintu by'ubwiru bw'ubwami bw'Imana birakomeye cyane. Dushimiye Yesu koresheje imbaraga nyinshi cyane akabahindura intwari ze kugira ngo dutarame iki gitaramo. Hari imbogamizi zimeze kuriya. Haleluya. Hano muri gahunda yo gukorera Imana ariko nizi ni imbogamizi ziri mu nzira. Duhuye na ambutiyaje nateze imodoka ndongera ntega moto. Ibyo byose ni imbogamizi z'abagenzi kugira ngo tutazabona igihembo. Ariko dushimiye Yesu ukoresha imbaraga zikomeye
kugira ngo tuzagere mu ngororano yaduteguriye. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Hanyuma dusome ijambo ry'Imana tuganire. Imana ishimwe. Igitabo cy'Imigani 31. Turagaruka no ku nsanganyamatsiko muri Zaburi, ariko tubanze dusome hano mu Migani 31 umurongo wa 20. Turasoma no mu rwandiko rwa Yakobo ibice 2. Hanyuma page ni 646 dusome mu izina rya Yesu. Imigani ibice 31 umurongo wa 20. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo aramburira abakene ibiganza kandi indushyi ikazitiza amaboko. Asubiramo. Haleluya. Aramburira abakene ibiganza kandi indushyi akazitiza. Uva nanjye binryoheye. Yakobo, rwandiko rwa Yakobo. Uyu mugabo yari umuvandimwe wa Yesu, yamwizeye ari uko azutse. Babonaga ari abavandimwe, ariko ngo abonye atsinze urupfu aravuga ati ibi bintu birakaze. Waramukurikira, hanyuma aramwizera, akajya yandika n'ibyo yamubonyeho. Hanyuma nawe tumusure gato, dusome mu bice 2 umurongo duhere kuri 18 gato. Hanyuma dusome mu izina rya Yesu. Duhere kuri 14 nibyo byiza, tukageza kuri 18. Haravuze ngo uburyo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Mbese bene data byavura iki niba abantu bavuga ko yuko bafite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo bakora? Akaba ari nta mirimo akora. Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntimumuhe ibyo umubiri ukeneye? Byavura iki? Uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. 18. Ahari umuntu yavuga ati wehoho ufite kwizera, njyewe mfite imirimo. Hanyuma umva icyo bavuze. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye nkwereke kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Dusubire rero mu nsanganyamatsiko y'ifoto. Ababyeyi mwe mutari muri hano ku wa mbere, twavuze ukuntu Dawidi yifotoje agahuza amafoto ya kera akayahuza na cyagiye abaye umwami. Nyine kubera ko mutari muhari nimuryoherwa mujye kureba, ariko byari biryoshye. Hanyuma uyu munsi Zaburi 143 ku murongo wa 5 niho nyine turi busome. Yavuze ngo nibutse iminsi ya kera mu guhuza ayo mafoto, hanyuma nibwira ibyo Imana yakoze byose, hanyuma ntekereza umurimo w'intoki zawe. Akantu nshaka ko tuganiraho ni akantu kavuga ngo amuramburira iki? Abitekereje, yarabyibutse, hanyuma arabyibwira ngo mu kubitekereza havamo igikorwa kiremereye nshaka ko tugarukaho, kivuga kuramburira Imana. Ndavuga ibintu nka 3 dusenge. Haleluya. Yesu araduhama ati ni mu by'ukubu
unsarurira ninde uhamagawe na Yesu ni wowe ubwawashaka umwita bishumutima utimwa igice cya nyuma oya reka ngishake ndumva mwese mutayizi hataboneka muri twe uvuga kwananiwe udushoboza gukunda ibyiza byose dukora iyo mirimo ye n'urukundo n'umwete mazishize tuzavuge tutimwa mutwa dukore iyo mirimo ye n'urukundo n'umwete mazishize tuzavuge tutimwami dukore iyo mirimo ye n'urukundo mazishize igishira burya tutimwa abagabo dukora n'umwetewe mazishize igishira tuba dukomeje nuko ari iminota mike kandi nshaka ko mutana none haleluya hako sibwo nibabongera kandi nanjye nkaza kuvuga ndagasaba pe ndinginga umuyobozi haleluya iminsi igishira umuntu atashize iminsi igishira wamanitse amaguru sayashika iminsi igishira amahirwe yo gusubira mu rusengero agashira umuntu atashize iminsi igashira ariko Imana idufashe iminsi nishira tuzaba dufite gahunda ya pasi ko mutanyumvise icyama iminsi kazashira ako twakoze kagahindukira kakadukorera data wowe urabyumvise kandi yagerere hano muba mubyumva haleluya icyama iminsi yashira ibyo twakoze mu gihe dufite imbaraga kuko hari igihe cyo kudashobora abavandi ntabwo ndi bubivugeho ariko hari igihe cyo kudashobora hari igihe kigera umuntu ntashobore bakamutega po atashize bakamutega po ari umugabo atashize bakamutega po yarikoreye bakamutega po yarihaye ariko iminsi ikamushirana iminsi ikamushirana bakamutega po ariko iyo wakoreye Imana nayo irahindukira ikagira ute ikagukorera abavandi iyo wayikoreye irahindukira ikagira ute ikagukorera ntabwo mwababwiye kugira ngo mbabwire ibintu umwuka yamana ariko reka mbabwire Salomo yaravuze muri 11 mu mubwiriza aravuga ngo nyanyagize imbuto yawe kuma bundi mu buzima busanzwe wacu ni brasser nozi chivu nago guhinga ku mazi bigira ikintu bizana ariko ngo yinyanyagije ku mazi ngo bumeze nk'ujugunya ahantu bitazera ariko ukazayibona yeze hashize imyaka myinshi reka dugerageze dukora iyi mirimo ahari hari igihe imizi yo kudutega po inayizadukorera
dukora iyo mirimo ye n'urukundo n'umwete bazishize yo. Hari igihe umuntu akora akazagira ibimwakira hirya y'abantu, hirya umugabo aguseze yagutwaje umusaraba akakuvuga ati jyana ibintu byawe. Mperutse guhishurirwa akantu, impamvu ngo ku musaraba, impamvu ku rusengero haba imisaraba, ngo buriya iyo twinjiye hano tuba twinjiye mu mva ya Yesu. Ubu mwese mwapfuye, ubu mureba turi hano twese twapfuye, twinjiye mu gituro cy'umwami. Iyo utari hanze no mu nzu burimo dore umusaraba. Ubu turi mu gituro, iyo umuntu apfuye bamusigira umusaraba. Ubu korodi utubona aha twapfuye, twinjiye mu gituro cya Yesu twapfuye. Haleluya! Hako mwaje tugakora nk'abapfuye koko. Reka mvuga utuntu duke hanyuma dusenge. Ndatuvuga nirukanka Imana intabara. Haleluya! Ariko muze twihangane dukora imirimo ye igishira abavandi. Neza akamodoka ngeze hirya ndavuga ati aho kugira ngo ngereyo mutaye basi reka nege na moto n'icake sinezite tuze kurwana mu kanya, ariko basi nkora umurimo w'umwana. Haleluya! Nubwo ntababonye ariko ndagerageje. Haleluya! Dukora iyi mirimo igishira umuntu akagenda mu kagare yarakoreye miliyoni 50 ku kwezi, bakamutega po ishize igashira atashize, imirimo igashira atashize. Ubu mubona abantu bafite mate mu bintu byo gukorera Imana, ishatse yakora mate ukayishura. Hari igihe umuntu yishiramo mate akavuga ati sindabikora, ukarwaza batatu icyari mukabikora. Maze mugize ngo Imana ishizemo mate mwabona ibintu imibare. Ubwo se ishizemo mate impyiko zigaterwa dialyse nanga ko mutumye mvuga ibintu byinshi ntasone. Muretse mfate speed gavana mo gakena dodane zijemo tuganira ijambo ry'Imana. Ariko dukora iyi mirimo ye igishira umuntu atashize akiriho. Piyese zikagenda zipfa gake, ukisanga ibyo wanze gukoreshereza Imana irabyikoreshereje. Kandi ukabishora ahantu batazabyishyuza, ukabishora ahantu utazabye bisanga hirya y'uruzi, ukabishora ahantu bitazambuka, ukabishora kuri piyese, kuri rikode, kuri iyi nzu y'ibitaka ipfa gake gake. Ubu uretse mbaganirize gato. Haleluya! Kuramburira Imana amaboko, kuramburira Imana amaboko nicyo ngiye kuvugaho gato. Ibindi narabivuze namwe babyeyi muzajye kubireba namwe. Utundi naratuvuze kwibwira, naratuvuze kwibuka no guhuza amafoto narabivuze. Akantu nasigaje umwuka yansigarije nshaka kubaganiriza ni cyitwa kuramburira Imana amaboko. Iyo umuntu arambuye amaboko naga yatega bereye aho, ayarambura afite ikintu. Muzabaza umugore bita Hana waramburiye Imana amaboko ngo yayaramburanye inka ngo Samweli amaze gucuka. Ntabwo njyayo cyane, ariko kuramburira Imana amaboko niki twabisomye. Haleluya! Haleluya! Muri bake mu nyitabe tugire vuba tudawunirodinge twitahe. Ibintu byo muri internet babikuzayo mega, nimutazigura nta kintu na kimwe mutahana. Ariko niba hano hari connection mu nyitabe ngo amen. Haleluya! Hanyuma uyu Salomo avuga ngo niyo yonyine itiza abakene ibiganza, hanyuma aba indushi ikaziramburira amaboko. Ndashaka kubwira umuntu wese ari unkurikira ari uri mwiri teraniro, twese turi abakene. Umuntu wese ari afite icyo akennye, uretse Imana idukenura. Haleluya! Uretse Imana igira ikiduha ikaduhindura abatunzi, ariko twese turakennye. Umuntu wese uri afite icyo agize ute gatoya. Dawidi yarabivuze muri Zaburi 145, aravuga ngo 16 aravuga ngo irambuye ibiganza ihaza kwifuza ibyaremwe byose birahaga. Ubu mubona mwambaye ibyo mwari mukennye mwabihujwe nabyo n'urambuye ikiganza cye akaramburira abakene ibiganza. Reka mbabwire ukuntu dukennye. Iyo umuntu agiye gukora abategereje ko Imana izagira neza bose. Kampani hiye
ko mutanyumvise. Kampani hiyi uri umukene ku mafaranga kuko urakora kugira ngo uyabone. Hanyuma twese turi kuri Mana mfasha, nta muntu udakennye. Icya kabiri, umucuruzi babita ko bikorera ariko akennye abakiriye kugira ngo ubukene bwe burangire. Umuntu wese rero ni umukene kujya adafite. Imana ibakenure, Imana ibaramburira ibiganza. Haleluya. Umuhinzi yagiye guhinga abakeneye Imana ngo igushe imvura hanyuma yeze, Imana ishyirwa hejuru cyane. Umworozi yagiye korora ariyijyana ahandi ariko si we ushyiramo ibyo bisabya. Iyo zihatse nimenya ibyihatse, Imana niyo imurambura. Ni umukene kuko ayigabura atazi ko izamubyarira. Twese turayikeneye. N'umuntu ufite uruganda hajya kubikora atazi ko azabona abibirangura, nawe arakeneye Imana. Isi yose ni abakene, bose bafite ibyo bagize bate. Imana rero ibaramburira ibiganza mu izina rya Yesu. Ko twese turakennye. Ko Mana ihimbaza. Hanyuma reka mvuge ku ndushi. Indushi ngo nazi zitiza iki? Kanejeje. Reka mbabwire ukuntu tuzimba. Ubu Imana twese yadutije amaboko y'iki? Twese turi indushi. Uretse Imana yadutije ubuzima ikaduha amaboko y'ubuzima, ariko umwuka urahenze. Kandi umuntu impamvu yitwa indushi ni uko aba afite ibyo atakwikorera. Ikuyeho umwuka gakeya wareba ukuntu wakwishyura ku buri segonda. Hanyuma twese rero niyo idutije amaboko y'ubuzima, idutije amaboko yo kubaho. Imana ihimbaza. Mvuga kandi kaboko, mvuga irindi boko. Imana idutije amaboko mu izina rya Yesu. Kuko ahantu tuboneye ubuzima niho abandi babuburiye. Imana ishimwe. Moto twagiyeho abandi bagakora sote muri kaburimbo, niho twagiye tubaye bazima. Indwara barwaye bagapfa, ni Imana idutije amaboko y'ubuzima. Izo barwaye bagapfa nizo twarwaye turakira. Aho babyariye inda zikabahwanya n'abana, ko mutanyumva. Haleluya. Niho mwabyariye mubageza mu 10. Ejo bundi Kacyiru twashyinguye wahwanye n'inda ya mbere. Uzi ukuntu byamugendekeye? Yaririmbaga muri korali arishingira ngagize myinshi. Agezeyo biramunanira aragaruka. Agiye kubyara hana nayo. Ari ya mbere idutije iki? Kuri ni Imana idutije amaboko. Umuntu wese yamutije iki? N'abafite ibyifuzo yabatije amaboko y'ubuzima. Ibyifuzo mubifite kuko muriho. Abafite usororo se bafite ibyifuzo. Indera se bafite, ariko twashimira Imana mo gakeya. Oya, indera bafite ibyifuzo. Impamvu mufite ibyifuzo ni uko umutwe wanyu utekereje neza. Abantu batari gutekereza basaza se bafite ibyifuzo. Abantu ubwenge budakora se bafite ibyifuzo. N'impamvu dufite ibyifuzo ni uko turiho, ni uko yadutije amaboko. Umwuka no guhumeka yabiduha. Imana ihimbaza. Hanyuma iboko rya kabiri ni ukuntu aho mwageragereje bigakunda ahandi bahageragereje bika. Ni amaboko yitwa amahirwe ari mu nzira zanyu. Imana yashyize amahirwe mu nzira zacu, iduha ibyo gukora, iduha uko tubaho. N'abatabifite muri guhumeka, muri kurya. Nta waburaye niyo uburaye ntubwirirwa. Imana dutije andi maboko yo kubaho twageragereje twebwe byakunze. Aho abandi baburiye akazi niho mwakabonye, aho abandi bacururije bagahomba niho mwungukiye. Imana yadutije amaboko y'amahirwe. Haleluya. Imishinga abandi bakoze igapfa niyo twakoze twebwe irunguka. Burya hari abandi bazi gutekereza cyane kukurusha, ariko Imana yadutije amaboko turakora birakunda. Imana ihimbazwe. Haleluya. Imana rero idusaba kuyikorera. Imana ntidusaba kuyikorera nk'ibuza amaboko, idusaba kuyisubiza ku maboko yaduhaye. Iyo Imana igutije amaboko urabirikogana yisinga. Umuntu wese uzi gutekereza no gushyira mu gaciro, ntago Imana yamusaba amaboko ntayafite. Irabanza ikayagutiza, ikagusaba ko yari kihimbazwe. Haleluya.
Imana yiguhaye ubuzima ni wowe isaba kuyikorera. Imana yigutije amaboko kuri ayo yagutije niyo igusaba kuyikoreramo. Ntabwo Imana ibuze ikikenye, igize ikikenye kugira ngo muyikorere. Imana ntikorerwa, ahubwo ni agaciro ko kuzirikana amaboko yadutije n'ibiganza yaturamburiye. Kuyikorera ni imbaraga zo kuzirikana. Mwari mwabona umwana umugurira umugati wamusaba akagira atya? Abakristo benshi niko bateye. Aho abandi bahombeye niho yacururije birakunda. Yamubwira ati wankoreye, ati ndebera. Ako nubona ubutinde nabwo Imana ikaguteza ubuzima. Ibyakozwe n'intumwa 17:25 ni amagambo Pawulo yanditse ageze mu Atenayi, ngo yasanze igicaniro cy'Imana itamenwa. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Aravuga ngo iyi mutazi niyo ngiye kubabwira. Arababwira ati kandi nikorerwa. Imana nikorerwa nk'igira ikikennye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana nikorerwa mu bintu byanryoheye. Niyo utayikoreye irikorera kandi bikarangira. Imana yafashe Kuro, ndaje mbibabwira. Imana ifata Kuro ikamukura hirya iyo agatanga ibikoresho byose akubakisha urusengero ntarwo azubakiwe. Adafite urwo asengeramo akohereza ibikoresho muri Isiraheli ngo bajye kurwubaka. Ndashaka kubabwira ko Imana yifitiyemo ubushobozi bwo kwikorera. Hanyuma kuyikorera ni ukwiha agaciro no kuzirikana amaboko yadutije. Haleluya. N'ibiganza yaturamburiye. Hanyuma Imana itanga ubugingo igahaza amahanga, ikeneye ko abantu bayikorera. Uretse abantu yakoreye baha agaciro ko yabakoreye, uretse abantu yatije amaboko, uretse ibiganza yaturamburiye, natwe tukabikora. Ninde wabona icyo akorera Imana? Mumbwire, ninde wabona icyo akorera Imana? Ni iki? Imana yatanze ubuzima, Imana yatanze uburyo bwo kubaho. Ninde wabona icyo ayikorera? Imana sirakorerwa, ntikorerwa nk'igira ikikennye. Imana itanga ubugingo mu bantu, Imana ihaza amahanga. Imana ireba amahanga nk'umukungugu wo ku isahani ngo y'umunzani. Ninde wayikorera akabibasha? Ariko abantu babizirikana barambura amaboko uko babishoboye, bakavuga ati ni ukuzirikana ariko ntabwo twabasha kugukorera. Imana ihimbazwe. Hanyuma gukorera Imana ni iki? Iyo bavuze ngo dukorere Imana, Yesu mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 6:27-29 ngo baramubajije ngo umurimo ngo yarabagaburiye ngo bamwirukankaho. Barababwira ati mwe gukorera ibyo kurya bishira, kuko bari bamukurikiranyeho imigati. Bahita bamubaza ati none se niba tutarakorera ibyo kurya bishira, imirimo y'Imana bayise myinshi, bagize ngo ni myinshi. Baramwegera baramubaza ngo imirimo y'Imana ni iyihe kugira ngo tuyikore? Araseka, arabitegereza, arakaterega umurimo w'Imana wanjye n'umwe, nuko mwizera uwo natumye. Umurimo w'Imana n'uyu, nukwizera Yesu. Murumva ari byinshi? Ubwo mwabigize byinshi. Nukumwizera, nukwizera, niwo murimo w'Imana gusa. Haleluya. Yarababwira ati mwe gukorera indirashira, mwe gukora mwubaka amazu muzayasiga, mwe gukora mwambara gusa bizasigara. Umurimo n'umwe, nukwizera. Hanyuma rero dusoza, kwizera ni nko gufata imbaraga zose ukazambika ubwenge, amarangamutima, imyizerere, amahitamo n'imbaraga z'ubumana igihe zambaye umutima. Hanyuma umuntu akagira umutima mushya wizera Imana. Hanyuma umutima mushya ni icyicaro cy'imyizerere, ubwenge n'amarangamutima n'ibyifuzo. Hanyuma ibyo nibyo byitwa kwizera. Haleluya.
muracyahari nkomeze ko nsigaje iminota nk'itanu. Haleluya. Hanyuma se iyo umuntu yizeye ko babiri mu bwenge tukaba tutahareba, bikaba bire mu marangamutima tukaba tutaharora, bikaba bije bikajya mu byifuzo tukaba tutahareba, ni gute umuntu yamenya ko umuntu yizera? Nuko akora imirimo. Kwizera kurakora. Nkuko umwana yavutse agakura ajya mu kazi, niko no kwizera yo kuri gukuru mu bantu kujya mu mirimo kugakorera Imana. Haleluya. Hanyuma iyo usomye abantu babaye abanyakwizera, turasangamo ibimenyetso biranga kwizera. Niho twasomye Yakobo ibice 2 guhera kuri 14 kugeza kuri 26 muzahasoma. Hanyuma kwizera kutagira imirimo ni baringa. Kwizera kutagira imirimo kurapfuye, ni kubaho, ni guhumeka. Kwizera kutagira imirimo ni kadahumeka, barindishije inyanya. Mujewe ngo pfa kuranariza Yesu biriheze. Niba bidakora ni kadahumeka. Irinzi iki? Kandi irinzi inyoni. Nanyuma inyoni zamenya ko ari kadahumeka zikitumaho. Iyo kwizera kutagira imirimo kuba kumeze nk'imbuto z'ibipupe. Narazibonye, mwarazibonye ku kirugu. Basigaye bakora ibirugu bifite pome z'umutuku, icyatsi, ubururu, z'inkorano. Umuntu yasonza n'agasorome. Kwizera kutagira imirimo kumeze nk'imbuto z'ibipupe. Mane dufashe mu izina rya Yesu. Iyo bavuze intwari zo kwizera mu isezerano rishya mu Baheburayo 11, navuze ku bantu nk'abane ntago mbatindaho, ariko iyo bavuga ngo Aburahamu abaye sekuruza wo kwizera, ni igikorwa yakoze. Ibikorwa yakoze nibyo byagaragaje ko abaye sekuruza, kubera ko atanze iki? Umwana we umwe witwa Isaka. Haleluya. Nago bamurebye ngo agende ngo bahita bavuga ngo Aburahamu afite ahubwo hari igikorwa akoze kigaragaza ko Aburahamu abaye sekuruza. Hanyuma kwizera kugaragazwa n'imirimo. Babita intwari zo kwizera, bagakubitaho akantu bakoze kakabita abanyakwizera kuko igikorwa bakoze. Baravuga Aburahamu ngo kwizera kumubanirije no kugira ute no gukiranuka kubera ko atanze umwana w'umuhungu akabibasha. Umugore bita Rahabu ngo yatanze ngo yahisha abatasi, yishizeho igisasu cyo guhisha abanzi b'igihugu, ngo abikoreshejwe no kwizera, ngo abereka n'inzira akoresheje uburyo butangaje, ngo nawe bamushyira mu ntwari zo kugira ute. Umuhungu bita Abeli murumuna wa Kayini, bose sibajyanye ibitambo. Kubera iki Kayini atabaye umunyakwizera? Bamwise inzererezi. Imirimo Abeli akoze imugize umunyakwizera. Kwizera rero kugaragazwa n'imirimo yako kugira ngo bavuge ngo umuntu yabaye intwari yo kwizera. Haleluya. Dawidi rero twaramuvuze ngo yarizeye ngo Imana iramuga ngo niyubaka urusengero. Aravuga ati basi ndakora fundraising. Ngako kantu kamuhesheje. Haleluya. Uziko Dawidi Imana ngo yamwangiye kubaka urusengero, ntiyahita avuga ati ubwibyanze ibaze nkawe bari nko kubaka urusengero hano bakakubwira ati korari wenda erayo ntimuzatange ku misanzu. Gatavuga ati reka umva kwizera. Ashaka kubabwira kwizera ko gahita kuvuga ati reka are. Hanyuma tugere kwizera kudafite imirimo, natwe tuzakora. Dawidi yitanze, Imana yamubujije ko atari uzubaka urusengero, ariko aravuga ngo ubutunzi bwanjye bwose ndabushyira muri ibi bintu, kuko kwizera niko kwakoraga muri Dawidi. Imana ihimbazwe. Hanyuma umutego w'umunyakwizera, imitego abanyakwizera bagwamo kugira ngo badakora. Mugize ngo sinsoje. Haleluya. Haleluya.
uko bisa kose hari akantu kagiyemo. Hari umutego umwe ukomeye abanyakwizera bagwamo kugira ngo badakorera Imana. Bayigushwamo n'iki? Ni umutego witwa ubukene. Umunyakwizera bahise bavuga ngo yo nta mukene ubaho. Reka mbabwire ibyakena n'ibintu bitatu. Mu nzu y'Imana umuntu wese ufite kwizera aba afite icyo ashoboye. Haleluya. Ubwo bukene bushingiye ku bintu bitatu. Icyambere, umunyakwizera yo yakennye ijambo ry'Imana. Umunyakwizera agakena amasengesho. Umunyakwizera agakena mu mwuka, akaba atacyuzuzwa, ashyiramo mate ntibihure. Yajya gukorera Imana akabona ntibigize ute, akaba umucakara w'ibyo akorera, akaba indushyi ye yayinjiza, bikaba bitagira bite. Ariko biturutse ku bukene bw'ijambo ry'Imana n'amasengesho no gukena umwuka wera. Iyo yabikennye rero sifa kwa Mungu. Haleluya. Iyo umuntu afite kwizera aba ameze nk'umuntu ufite amatafari ashaka kubaka. Amen. Hanyuma iyo agize amasengesho abahindutse sima. Barahari? Nukomeze turaryoshye. Iyo agize umwuka wera murabizi ko ari amazi. Haleluya. Iyo afite ijambo ry'Imana bafite umucanga. Yarangiza kwa kwizera kwe agatangira kubaka. Agafata amasengesho agakubita amasengesho ashushanya ikisima, agakubitamo umucanga witwa ijambo ry'Imana, agakubitamo amazi yitwa umwuka, yashyira kuri ya matafari ye akagereka itafari rya mbere, agakubitaho irya kabiri, agakubitaho irya gatatu, mukazasanga yarubatse kubera ko yari afite ubukire bufasha kwizera. Haleluya. Mugiye kumbwira ngo mbese abanzi abantu banga abantu ntabwo bababera imbogamizi yo kutubaka? Iyo ufite ibikoresho mama, umwanzi umeze nka Sanibarati yaza akabisenya ku wa mbere, ariko ugahita wubaka igipangu, ugahita ucomeka amashanyarazi hejuru, yajya yurira akafatwa n'amashanyarazi. Upfa kuba ufite iki? Haleluya. Upfa kuba ufite ibikoresho byawe byo kubaka, nta muntu n'umwe wagutangira ngo utubaka. Ngo nuze ngo yabivuze nabi, ngo banuze ngo banze kubikora. Upfa kuba ufite ibikoresho. Imana ibaha ibikoresho mu izina rya Yesu. Mukubiteho ibipangu basa n'iparati. Haleluya. Uzi ko basa n'iparati barwanaga, ariko kubera imbaraga z'ibikoresho ba Nehemiya bakubaka. Imana ibaha ibikoresho mwubake mu izina rya Yesu. Nutunga ijambo ry'Imana, ugatunga umwuka wera, ugatunga amasengesho, si muzayivanga kandi amatafari azagerekerana. Haleluya. Satani azamwara twubake. Siko ya minota nayimaze duse mu izina rya Yesu. Ari ngiye kubabwira inyungu zo gukorera Imana ariko bitanga icyubahiro. Haleluya. Icya kabiri, iyo umuntu akorera Imana agira uburinzi butaboneka. Elisa murabyibutse, ijuru ryaramurindaga kubera ko ari umukozi. Siko uziko iyo muri leta bakugize ministry, uziko hari abajepe baza kurinda urugo rwawe utabatumyeho, bakajya bahabwa amabwiriza na perezida n'ababishinzwe, ukajya usanga bararinze. Uziko amahembe atakubasha, uziko accident itakubasha, uziko abagutangaho ibitambo batagushobora. Kubera iki? Ufite assurance. Ahantu ukorera baguhaye assurance. Tumva neza. Haleluya. Reka nkareke ariko haleluya. Hari nakandi Paulo yavuze mu Baroma 2:7, aravuga ngo bitanga ubwiza. Reka mbabwira kandi karyoshye kanyishe ngo bitanga kudapfa. Gukorera Imana bitanga kudapfa. Kubw'imbaraga ze dufite dukomeze. Iyo umuntu akoreye Imana ntagapfa. Niyo tumushinguye itaka, umwuka wugumaho ugakomeza ukarera abana. Umwuka ko mutanyumvise. Haleluya. Ajya gusonza, Imana ati ko yanyubakiye, Imana ati ko yavanze umucanga,
Haleluya. Kadusora abana bakajya biga iwacu. Mwambare nkakavuga iwacu hari umubyeyi wari uvuye guhaha afite imfubyi 10 hafi aho baturanye. Iwacu Rubavu duhaha ku birahuri by'umuceri. Yari yaguze ibirahuri 6. Mwebwe uruzi mugura ku biro 6 by'umuceri. Abona abana b'imfubyi bagiye kuburara. Muza kantu yakoze, yafase kuri wa muceri afata 1/2 aravuga ati nimudahaga none muzahaga nejo. Agaburamo 2 ajya guhereza imfubyi zijya kurya, agasigaye nawe aragateka. Reka mbabwire ibanga. Uzi ko abana b'uwo mubyeyi twatwana kubera ubupfubyi twagize ubwenge bwishi, turiga tugera no muri za Canada n'i Burayi hose tutembera isi. Noneho mu birahuri 3 by'umuceri abana be bari za Canada. Twatwana twagiye uko twize twagiye dufata tugenzi two kuri wa mubyeyi watugaburiye tukatujyana. Mbese uwo mubyeyi iyo akubwiye ukuntu abana be bari muri Canada n'i Burayi no muri Amerika, arakubwira ati turimo turishyura, ati Minerval tuyishyura ikirahuri cy'umuceri, ati ikirahuri cy'umuceri cyanze gushira. Ikirahuri cy'umuceri cyavuyemo Minerval, ikirahuri cy'umuceri cyavuyemo indege, ikirahuri cy'umuceri cyavuyemo Minerval yo hanze, mu kirahuri cy'iki sa. Abana biga muri Canada ku kirahuri cy'iki. Inyungu zo gukorera Imana harimo n'ubwiza, harimo no uwabereka ukuntu twana asigaye afite abana nka Veni bari muri Canada. Bose barahamagara ngo mami ku kirahuri cy'umuceri bahindutse nde, uwohereje $1. Ubu aratagase. Niwe muntu usa neza yo pfo hepfo yo mu cyaro, kuko niwe muntu uza abantu bo muri Canada benshi. Bose bitwa ba mami ku kirahuri cy'iki. Twasenga nari ngiye kubabwira ukuntu umuntu udafite kwizera. Hari abakozi babiri, hari abakozi b'abanyakwizera, hari n'abakozi b'abanyakwizera nibo bazabona ingororano, bafite n'umugabane. Hari n'abandi bakozi banze kwizera, Imana yifatira bakayikorera badafite. Nk'abakuru hari igihe umuntu avuga ngo Kuro ngo nkuhibye Kuro yari umukozi w'Imana ariko utazabona ubwami kuko si yari umwisiraheli. Na ID yari afite yitwa kwizera, yakoraga atanditse. Dusengere muri iryo. Hanyuma umuntu ahitamo aho akorera, umuntu ahitamo aho gukorera azahembesha, cyangwa agahitamo aho gukorera akorera Imana mu mibyizi gusa atazahembesha. Ba Abeli bari Abisiraheli bakorera Imana ariko bafite no kwizera. Aba bagabo b'Abasidoni n'Abanyetiro, Bibiliya igaragaza ko umwami w'Itiro ni Sidoni ngo niwe wubatse urusengero, abaza amabuye atema ibiti ariko ari Umusidoni. Bivuze ngo kuba atari Umwisiraheli, kwakira identite ikugira Umwisiraheli, ugakora ariko no mu ijuru barakwanditse. Haleluya, uzahembesha. Hanyuma abakozi barimo ibyiciro bibiri. Iyo ufite kwizera uzahembesha, iyo udafite kwizera kugutera gukora uba ntaho uzahembesha. Ese muri riterano hari umuntu wakwiyandikisha agakorana kwizera? Azamura ikiganza gutya tumusengere. Umuntu utarizera Yesu wumva ashaka kuba hamukorera, akantu kose umuntu akoze yarizeye Yesu barakandika akazagasanga imbere. Haleluya. Ese muri riterano umuntu ushaka kwizera Yesu bwa mbere ngo tumufashe yizere, niba ari mazamura ikiganza gutya. Utuntu twose akora mu bintu byanangaje, no kurera abana barizeye Yesu ngo harimo gahunda yo guhembwa, ngo kuko ububarera neza ngo mu buryo bagutoje kubareramo. Bivuze nk'imirimo yose ukora ibe yandikwa. Niba hari umuntu ushaka kwizera Yesu muri riteraniro azamura ikiganza gutya tumusengere yizere, hanyuma yiyandikishe kwa bosi, najya akora bijye byandikwa. Arimo ngo azamura ikiganza. Abantu bose bari hano barizeye umwami Yesu, bafite n'imirimo ibigaragaza cyangwa bafite kwizera gupfuye? Ko tugiye gusengera aho ngaho.
imirimo igaragaza ko umuntu ari umunyakwizera murayikora? tugiye kugerageza tubikore. Haleluya, haleluya, ko mutansubiza. Haleluya, haleluya. Imana iduhe kwizera gufite imirimo. Muhaguruka, Imana iduha amaboko yo kwizera. Imana kwizera kwacu guha amaboko. Tugiye gusengera aho ngaho. Kwizera kwacu Imana igutiza amaboko hanyuma gukore. Na haleluya. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye yuko uvuganye natwe. Kwibuka iminsi ya kera tugahuza amafoto biduteye kukuramburira amaboko, ariko atari amaboko masa, kuko nawe uturamburira amaboko ntabwo yaturamburira abereye aho, warayaturamburire turiga, warayaturamburire tuzana i Kigali, warayaturamburire dufite amazu, warayaturamburire uduha ubuzima, warayaturamburire turi abandi bapfuye, abo twavukiye rimwe turiho, warayaturamburire abandi barwaye impyiko bivomesha buri munsi, ariko twe warayaturamburiye turagenda aho dushaka, nta muntu udusaba fagitire yo kwivomesha buri munsi. Abari kuri diyarize nabo barimo baragushima, ariko wageze mu ngo zacu turi bazima, impyiko wazirinze, ibifu wabirinze, n'ibihaha ari bizima. Twananiwe kugushima, waturamburiye amaboko, warayaturambuye tugiye kubyara, warayaturambuye tugenda mu muhanda, warayaturambuye. Niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kurambura ibiganza ukabiramburira abakene, hanyuma indushyi wadutije amaboko, abatibashije watwongeyemo intege, na n'ubu turacyasenga. Abagore bangana natwe bari ku mihanda bateze abagabo bambaye ubusa, ntabwo bumva imvura irabanyagiye. Waturamburiye amaboko twitwa ba nyina w'abantu, waturamburiye amaboko duhindura inganda, turi mu isi turema abantu, uratwifashisha mu ruganda rwo gushyira abantu ku isi. Helala deli wastabinifo, waturamburiye amaboko, wadutije amaboko Mana, wadutije amaboko. Abagabo bari kumwe n'abagore babo, wadutije amaboko turagenda tukagaruka, wadutije amaboko ubwenge bwacu burakora. Abandi barwaye depresiyo, indera buzuye, wadutije amaboko. Uduhe kukwizera, uduhe kukwizera, uduhe kukwizera tugukorere, kandi watubwiye ngo nagukorerwa nk'ugize icyakennye, ahubwo agaciro k'ibyo wakoze niko kaduteye kukuramburira amaboko. Hotali wastabinifo, hello lastabinisinima, holila dilastabinaso. Imana ihimbazwe, duhaye agaciro ko waturamburiye amaboko Mana, waturamburiye amaboko abana bacu